Abantu benshi kuri uyu mubumbe barwaye indwara zitandukanye bitewe n'amakosa abiri gusa bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ikosa rya mbere ni ukutamenya ibyo kurya bizima barya cyangwa se bakabyirengagiza. Ikosa rya kabiri ni ukutarya kuri gahunda. Ushobora no kurya ibyo kurya bizima ariko ntumenye uko wabirya, ndetse no kubirya kuri gahunda byanga bikunze bikagutera indwara nyinshi. Umuhanga w'ubuzima rero ishuri rya mbere yiga ni ukumenya ibyo kurya yarya yarwaye, ari muzima cyangwa ashaka kwikingira indwara ndetse no kuzivura. Iyo umuntu yamaze kumenya neza iri somo yibera muganga ubasha kwikingira indwara, maze ntazongere kuba imbata y'abaganga baharaye, cyane cyane ko abaganga benshi bashobora gutuma turwara. Nzi neza umwanditsi w'umwongereza wigeze n'uw'umufaransa murambabarira yitwa Joanne, yigeze kwandika interuro ikomeye cyane. Aravuga ati igihe cyose nigengesera ni igihe nganira n'umurwayi, kuko inama muhaye zishobora gutuma indwara ye irushaho gukara aho kugira ngo igabanuke. Rimwe na rimwe yifataga kuganiriza umurwayi igihe cyose atizeye yuko afite ibitekerezo yamuganiriza. Kubw'ibyo rero muganga mwiza wizewe ni umuntu ku giti cye. Bisaba ko umuntu agenzura amahame umubiri we ukwiriye kugenderaho kandi akayakurikiza buri munsi kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Uyu mwanya tugiye kuganira ingaruka 10 abantu baterwa no kurya nijoro bagahita baryama maze bakikururira indwara nyinshi. Uwo muri kumwe nk'ibisanzwe ni Nzayisenga Jean Paul, ansenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Igihe cyose wumvise naturopathy cyangwa naturopathe uzaje umenya yuko ndi inshuti y'ibyaremwe, mbibonamo imbaraga nyinshi kandi koko bibasha kuramira abantu batandukanye nabo bakabasha kugira ubuzima bwiza. Wigiriye neza niba waramaze gukanda subscribe n'inzogera, impanuro tugusangiza buri munsi zamaze kukugeza ku buzima bwiza. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri biganiro, nawe ihutire gukanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Kurya nijoro bitwaye iki kandi bitera izihe ngaruka? Birababaje cyane kubona abantu bava mu gitondo batariye bagategereza kurya saa moya, saa 2, saa 3, saa 4 z'ijoro, kandi mu by'ukuri atari byiza ku buzima bwabo. Ku bahanga b'Abahinde ndetse n'abandi bantu batandukanye bavuga yuko umubiri w'umuntu ugendera ku cyo bita circadian rhythm. Bishatse kuvuga yuko niba ushaka kumenya igihe umubiri wawe wakirira ibyo kurya, uzacungane n'imirase y'izuba. Bavuga yuko iyo izuba rirashe mu gitondo ari bwo umubiri uba ufite imbaraga nyinshi zo kugogora ibyo kurya, ariko uko rigenda rigabanya imbaraga niko umubiri ugenda utakaza imbaraga zo kugogora. Noneho mwabona yuko nibura hagati ya saa moya cyangwa saa 12 za mu gitondo ndetse na saa 10 za mu gitondo aribwo umubiri w'umuntu uba ufite imbaraga zo kugogora ibyo kurya. Kubw'ibyo abantu bubahiriza amasaha yo kurya, bakarya mu gitondo hagati ya saa 12 na saa moya, kandi bakongera kurya nibura hagati ya saa 7 na saa 10. Aba bantu bagira ubuzima bwiza, niba birinda ibyo kurya bya nijoro cyangwa ibinyobwa cyangwa utundi turyohera abantu banone badahwema gushyira mu kanwa, byanga bikunze bagira ubuzima bwiza. Ariko abantu barya nijoro bagahita baryama, umwanditsi w'umunyamerika muzashake igitabo cyitwa Ministère de la Guérison, niba muzi igifaransa musome ku rupapuro rwa 257. Umwanditsi yavuze yuko umuntu akimara kurya nimugoroba agahita aryama, arara mu nzozi mbi, abyuka umutwe wavuna wamenaguritse, akabyukana imbaraga nkeya kandi ntasinzire neza. Abantu ntabwo bashobora kumenya gitera y'izi ndwara bakunze kugira. Bakwiriye kumenya yuko ari imitwaro y'ibyo kurya baraza mu gifu. Noneho twihuse, kurya nijoro ugahita uryama bitera ingaruka zikomeye cyane. Ingaruka ya mbere ni ukudasinzira neza, nari maze kubivuga. Abahanga bavuga yuko igifu n'ubwonko bifitanye isano ikomeye
ikomeye cyane, kandi kugira ngo umuntu abashe gusinzira neza ni uko ubwonko buba bwakozwe neza, bukaba bwakoze ibishoboka byose bigakangurira umubiri gusohora imisemburo ikurikira: dopamine, serotonine, oxytocine, endorphine ndetse na melatonine. Nk'umusemburo wa melatonine utuma umuntu abasha gusinzira neza, dopamine ituma umuntu agira ibyishimo, umusemburo wa endorphine utuma umuntu akora imirimo yatuje kandi akafata imyanzuro myiza. Oxytocine babyita element sociale, ni umusemburo ugufasha kubana n'abandi neza. Ariko twigarukire ku gusinzira. Iyo umuntu yararanye imitwaro y'ibyo kurya kandi igifu kikaba kiri gukorana cyane n'ubwonko kugira ngo ubwonko bugende butabara igifu, ntabwo umuntu abasha gusinzira neza. Ni hahandi umuntu arara mu nzozi mbi kandi akarara mu nzuki ziri kumudwinga, akitura mu kigobe cy'inyamaswa, ndetse mbese nyine akumva yatakaje ubuzima bwe. Umuntu umeze atya ikintu yihutira gukora ni ukureka ibyo kurya bya nimugoroba, naho gushaka imiti yagutera ibitotsi byiza ngo usinzire neza, oya, ahangaha ni ukurushwa n'ubusa. Ntabwo ikibazo cyavaho kandi urya ibyo kurya bya nijoro ugahita uryama. Ingaruka ya kabiri ni ukugira igogorwa ribi. Abantu benshi barwaye igifu n'indwara z'amara. Icyabakiza ni uko bareka kurya ibyo kurya bya nijoro bakajya barya mu gitondo no ku manywa gusa, byanga bikunze bakira igifu ndetse n'indwara zibasira amara. Ingaruka ya gatatu ni ukwiyongera kw'ibiro. Hari abantu benshi baba bashaka kuba kuri taye, bagasaba na muganga ngo abahe imiti yatuma bagira taye nziza. Oya, taye nziza ica mu kanwa, umubyibuho ukabije nawe uca mu kanwa. Uzagenzura akanwa kawe, cyane cyane wirinde kurya nijoro ngo uhite uryama, uzaba kuri taye nziza. Ibi mbizi neza kandi umuntu yabasha kubigeraho ndetse mu buryo bwiza. Ingaruka ya kane ni ukuzamuka kwa acide yo mu gifu, icyo bita heartburn. Heartburn nibyo bita brûlure d'estomac. Abahanga bavuga yuko ariyo nayo ndwara bita pyrosis. Akenshi ibi biterwa no kurya nijoro, cyangwa se reka mbabwire yuko biterwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni ukurya buri kanya, kabiri ni ukurya ugahaga cyane, gatatu ni ukurya nijoro ugahita uryama. Umuntu udashaka kwibasirwa n'indwara z'amara, indwara z'igifu ndetse n'ikirungurira, izi ngeso zigendera kure. Ingaruka ya gatanu ni ukubyuka nijoro wumva udatuje. Hari igihe umuntu agera nijoro akumva ibitotsi biramugurutse, akumva no mu ntekerezo ze ntatuje. Aha aba ari kubiterwa na wa mutwaro uri mu gifu. Abashije kumenya uko yawucunga neza nibwo yabasha kugira umutuzo uhagije. Ingaruka ya karindwi, ingaruka ya gatandatu murambabarira, ni ukumva unaniwe mu gitondo. Nababwiye yuko iyo umuntu arya nijoro agahita aryama, byanga bikunze abyukana umunaniro. Hari n'igihe aba adashaka kuva mu gitanda kandi mwabyumva neza. N'ubundi iyo umuntu yikoreye umutwaro igihe kirekire, arangwa no kunanirwa, kugira umunaniro mwinshi, akaba ashaka kuruhuka. Kubw'ibyo rero iyo umuntu yaryamye ashaka kuruhuka kandi afite isiteri y'ibiryo mu gifu, ntabwo abyuka yaruhutse kuko n'ubundi amaze amasaha menshi cyane yikoreye umutwaro. Ahubwo igihe cyo kuruhuka cyakabaye cyiza ni ukugera muri icyo gitondo akaryama noneho amasaha menshi, kandi murabona yuko bidashoboka. Umuntu yaba ari kwihombya. Nubwo umuntu bitamushobokera, ntabwo yarokoka izi ngaruka aterwa no kurya nijoro agahita aryama. Ingaruka ya karindwi ni ukongera ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Hari diyabete yo mu bwoko bwa mbere na diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diyabete yo mu bwoko bwa mbere umuntu ashobora kuyivukana kuko ntabwo iterwa na facteur extérieur cyangwa se byakomotse hanze. Ariko diyabete yo mu bwoko bwa kabiri umuntu byanga bikunze ni uyitera kuko irangwa n'ibimenyetso bigera muri bitatu. Ikimenyetso cya mbere bacyita polyphagie, ni ugukenera kurya ibyo kurya byinshi. Uba waratewe na diyabete no kurya mu kajagari, kurya ibyo kurya byinshi no kurya wenda kuryama. Niyo uyirwaye izi ngeso ziragukurikirana. Icya kabiri ni icyo bita polydipsie, ni ukugira inyota nyinshi kandi mu by'ukuri ukumva byakuyobeye. Icya gatatu ni icyo bita polyurie, ni ugushaka kwihagarika buri kanya. Noneho murabyumva neza yuko
diyabete ari ingeso umuntu agira mu mirire. Umuntu atagize ingeso mu mirire ntabwo yabasha kurwara diyabete. Niba ushaka gukumira diyabete no kuyivura, irinde kurya nijoro guhita uryama, ahubwo uje ugeza saa 9 wariye, uzaba uhagaze mu murongo mwiza. Ingaruka ya 8, kurya nijoro gahita uryama byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Abantu benshi muri iyi si barwaye indwara z'umutima, umuvuduko ukabije w'amaraso, za stroke. Icyabakiza ni ukureka kurya ibyo kurya bya nijoro bagahita baryama. Ingaruka ya 9 ni ukugira isesemi cyangwa kubyimba mu nda. Hari abantu babyimba mu nda ugasanga bagugariwe, batumbye, ugasanga bari gutura amangati. Bashobora no gutura amangati kandi batariye ibyo kurya byinshi. Umuhanga w'ubuzima ushaka kubyirinda yirinda iki? Ibyo kurya bya nijoro. Ingaruka ya 10 ni icyo bita kugira ubushake bwo kurya budasanzwe ku munsi ukurikiyeho. Budasanzwe kubera iki? Ntabwo ari ukugira apeti yo kurya ibyo kurya byiza nk'ibijumba bitekanwe n'imboga, ibirayi bitogosheje, umutsima wuzuye cyangwa ibinyobwa bizima. Oya, ahubwo iyo umuntu arya nijoro agahita aryama, akuza irari ry'ibyo kurya bidasanzwe. Ndabibabwira nk'urugero, mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye yuko umuntu abasha kubatwa n'ibyo kurya bikorerwa mu nganda, kandi twifitiye ibyo kurya bizima umuntu yarya akagira ubuzima bwiza, nk'imineke, avoka, ibinyampeke, ibishyimbo bitandukanye, soya ndetse n'ibindi bitandukanye umuntu yarya. Ariko iyo umuntu arya nijoro agahita aryama, ntabwo abasha kumenya neza ibyo kurya yarya n'ibyo yareka. Niyo mpamvu ushaka kugendera ku murongo mwiza w'ubuzima akarya ibyo kurya bizima kandi bikwiriye, yirinda ingeso yo kurya nijoro agahita aryama, ahubwo akarya kare, akaryama kare. Kurya kare ni ukurya mu gitondo no ku manywa gusa. Ibya nimugoroba ukabireka uko byaba bimeze kose. Muri make nshuti bavandimwe, ubuzima bwacu bwubatse ku mahame akomeye cyane umuntu wari wese akwiriye gukurikiza kugira ngo agire ubuzima bwiza. Iyo umuntu yayaziruye byanga bikunze ararwara, akagongana n'ingaruka nyinshi. Ushaka ubuzima bwiza ayubahiriza inyuguti ku nyuguti, kandi byanga bikunze abasha kubugeraho. Ihame ry'abacurabwenge b'Abaroma ryari iri ngiri: to meal a day philosophy. Ni ukuvuga yuko bari barihaye umurongo wo kurya kabiri ku munsi kandi bakirinda kurya nijoro. Aba nibo babaga abacurabwenge beza. Nawe niba ushaka kuba umucurabwenge kandi ukubaka ubuzima bwiza, humura, uzabigeraho neza mu buryo bwiza kandi butakugoye. Gusa akaryoshye ntigahora mu itama, ntashyirararekwa. Icyakora aryoha asubiwemo. Noneho munyemerere mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, Imana ikomeze ibarinde.